Amwe mu makuru akomeza kugenda tugeraho nuko kugeza kuri ubu ngubu mu ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda bashaka abakinnyi b'abanyarwanda bazaba bari mu ikipe ya Rayon Sport, bazaba babanza mu kibuga by'umwihariko, ariko bakavuga bati abo dukeneye nabazadufasha muri Rwanda Premier League, aho iyi kipe ikomeza kugenda ivuga ko mu mikino nyafurika bashobora kuzarinya byibuze abakinnyi bagera ku 8 b'abanyamahanga, byanaba ngombwa ikipe ya Rayon Sport ikaba yakwarinya abakinnyi bagera ku 9 b'abanyamahanga. Kugeza kuri ubu ngubu bamwe mu bantu bo mu ikipe ya Rayon Sport ngo baratereramo amaso bakabona abasore babiri b'abanyarwanda nibo bafite ubushobozi bwo kuba babanza muri ikipe ya Rayon Sport, mu gihe kugeza kuri ubu ngubu abandi banyarwanda bari mu ikipe ya Rayon Sport ni barimo abasore bita Bayishimwe Fiston, ni bamwe mu barimo n'abandi bana b'aba junior ndetse n'abahema Bimana. Abo ngabo ikipe ya Rayon Sport irareba ikavuga iti mu mikino nyafurika biragoye ko hari n'umwe muri aba ngaba ushobora kuzabanza mu kibuga. Mu bakinnyi b'abanyarwanda ikipe ya Rayon Sport ifite ibona yuko wenda bafite ubushobozi bwo kubanza mu kibuga mu mikino nyafurika, harimo abasore bagera kuri babiri, Serumogo Al Omar ndetse n'uwitwa Rushema Chris. Bakavuga ati abangaba Serumogo na Rushema Chris nibo bakinnyi kugeza kuri iyi saha tubona yuko bari muri 11 b'ikipe ya Rayon Sport, mu gihe ariko kugeza kuri ubu bagikomeza kugenda bareba bakavuga bati nubwo intumbero yacu ari imikino nyafurika ariko na shampiyona ntago twayibagiwe. Niyo mpamvu ikipe ya Sport ikomeje kugenda iganiriza aba bakinnyi ngiye kugenda nkubwira muri iki kiganiro. Ekipe ya Sport kugeza kuri ubu ngubu ntago yigeze irekura kuwitwa Rutonesha Hezbon, nubwo Hezbon akomeje kugenda avuga amakipe agiye atandukanye, ariko kugeza kuri ubu ikipe ya Sport biravuga ko ikiri mu biganiro n'uyu musore bita Hezbon kugira ngo barebe uburyo yakomeza kugenda basinyira byibuze azaba rumwe mu bakinnyi b'abanyarwanda bazaba bari mu ikipe ya Sport bashaka gukina ku 8 cyangwa se kuri 6. Rutonesha Hezbon ari mu biganiro n'ikipe ya Sport, ibiganiro birakomeje. Undi ukomeza kugenda avuga kuba yakomeza kugenda aba mu ikipe ya Sport bamwita Ayman cyangwa se Jabir, ni umwana ukina mu ikipe ya Etancelle, umusore ukina mu ikipe ya Etancelle. Kugeza kuri ubu ngubu akomeje kugenda avuga muri ikipe ya Sport yuko igihe icyo cyose uyu musore bita Ayman ashobora kuza gusinya ikipe ya Sport akaba akomeza kugenda ayerekezamo, nubwo kugeza kuri ubu ngubu ari umukinnyi ugifite amasezerano mu ikipe ya Etancelle, ariko ikipe ya Sport avuga iti uko byagenda kose uyu musore turamukeneye mu ikipe ya Rayon Sport. Abandi bakinnyi b'abanyarwanda bakomeje kugenda baganirizwa harimo umusore bita Abedi. Ikipe ya Sport ivuga iti biramutse bikunze wenda na Abedi ni umwe mu bakinnyi bashobora guhengekwa. Abedi rero ikipe ya Sport ikomeje kugenda imuganiriza. Uwitwa Kanamugeroje araza gukomeza kugenda yongera amasezerano mu ikipe ya Sport, nubwo kugeza kuri ubu hari amakuru akomeza kugenda navuga ko n'uwitwa Niyonzima Olivier Sefu ikipe ya Sport yabigikomeje kugenda imuganiriza kugira ngo barebe uburyo uyu musore nawe ashobora kuza kuba akomeza kongera amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport. Muri rusange ugiye kureba ikipe ya Sport muri 11 kugeza kuri saha ifite abafite ubushobozi bwo kuba babanza mu kibuga. Ugiye kureba abakinnyi bari mu ikipe ya Sport mwizamu ni Idrissa Koyate, niko muri Sport bose babibona. Kuri 2 Serumogo, kuri 3 kugeza kuri isa nubwo hari musore Prince, ariko muri Rayon Sport barakubwira ko ntago baragera ku kigero bifuza by'umwihariko cy'ugomba gukina 3 ikipe ya Sport. Kugeza kuri ubu ngubu bakivuga ko bakomeje kugenda bashaka undi ushobora kuba yafasha uyu musore cyangwa se akaba yanamubanzirizamo. Kuri 3 umutima wa defense Rushema Chris ndetse n'uwitwa Yusu Diagne nibo bakinnyi avuga ko bashaka kuzabaza babanzamo. Kuri 6 kugeza kuri isa ikipe ya Sport ikomeje kugenda iganiriza abakinnyi benshi, ariko kugeza kuri isaha navuga ngo witwa Richard Ndayishimiye niyo mukinnyi ushobora kuba ari mu ikipe ya Sport ushobora gukina kuri 6, nubwo ikipe ya Sport avuga ati turacyashaka undi mukinnyi ushobora kuza kuba yakina kuri 6. Akomeje kugenda haganirizwa abakinnyi bagiye batandukanye. Ku 8 hari umusore witwa bamwita Tambwe Gloire, uyu nguyu ni umusore w'ikipe ya Sport yetse gusinyisha umurundi, bakavuga ati uyu nguyu byibuze ku 8 ashobora kuba yahakina, nubwo kugeza kuri bakivuga ko witwa Abedi Bigirimana bakimuteganya ko ashobora kuza ku 10 cyangwa se akaba yakina witwa Mohamed Ucheri, uyu ni umunyatunisia wamaze kugenda asinyira ikipe ya Sport, bamaze kugenda konfirma ko azaba ari umukinnyi w'ikipe ya Sport umwaka utaha w'imikino. Uruhande rumwe ni Azizi Basane Kuranya, uyu nguyu ashobora kuza mu ikipe ya Sport, nubwo binavuga ko uyu musore bita Mohamed Ucheri nawe afite ubushobozi bwo kuba yakomeza kugenda asatira aca ku ruhande. Ikipe ya Sport ikomeje kugenda ishaka rero witwa Ayman, nubwo kugeza kuri ubu ariko nanone igishaka n'abandi bakinnyi bagomba kuzakomeza kugenda bayifasha. Muri rusange ikipe ya Sport ikomeje kugenda higa abakinnyi b'abanyarwanda kubera ko nta bakinnyi b'abanyarwanda ifite muri squad yayo bafite ubushobozi
ubushobozi bwo kuba babanzamo barenze babiri. So ngayo nguko rero ibyo tugiye komeza kwenda tuganira muri iki kiganiro. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugakanda kunzogera kugira ngo dushyire ikiganiro ujye ubasha guhita udukurikirana mu mbere. Ushaka kwamaza ibikorwa by'abatwandikiye kuri 0782445691. Ufite impano yawe wifuza kugaragaza nabwo akomeza kugenda twandikira kuri iyo nimero ubundi tugakomeza ya reka nongere mbaye ikaze mwe mukomeje kugenda mukurikira Imena Sport. Nizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza. Nizera ko igitondo cyakomeje kugenda kibabera icyumugisha. Tugiye kureba byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko turaza kwibanda mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda. Turaza guca mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport nubwo uyu munsi barishobora kuza gutangira imyitozo, ariko navuga mu ikipe ya Sport ntago ibintu ari neza. Turaza kurebera hamwe, turaza kureba kandi kwitwa Kaboyi nawe wageze ibyo akomeza kugenda atangaza. Ni mu gihe ikipe ya Sport n'andi makipe agiye atandukanye kugeza kuri ubu ngubu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryemeza yuko ritazigera ribaha amariri cyangwa se ntabwo bazigera baha ibyangombwa bibemerera gukina icyiciro cya mbere Rwanda Premier League. Turakomeza kugenda tubireba niki aya makipe asabwa byose n'ahandi ugomba kubisanga atari Imena Sport kabisa. Urunguru n'urugo rw'imikino ni byinshi tubuze kuba dukomeza kandi kugenda tuganiraho. Turaza guca mu transfer. Rayon Sport ntago transferi zirarangira. Equipe ya Sport ikomeje transferi. Turaza kuba dukomeza kugenda tureba transfer zikomeza kugenda zivuga mu ikipe ya Sport mu gihe kandi no mandi makipe agiye atandukanye aho hose turibuze kuba dukomeza kugenda ducayo. Icyo usabwa nta kindi ni ugukanda subscribe ubundi ugakora kunzogera kugira ngo uko dushyire ikiganiro ujye ubasha guhita udukurikirana mu bambere. Njye bageze ikiganiro andi mode wici iyi ni Imena Sport. Ku munsi w'ejo hakomeje kugenda havugwa byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko ku birebana n'uburyo ikipe ya Sport itigeze itangira imyitozo ku munsi w'ejo. Ikipe ya Sport akaba yaratangiye imyitozo ku munsi w'ejo, ariko haje kubamo ikibazo cyaje gutuma ikipe ya Sport idatangira imyitozo kubera ubuke bw'abakinnyi ikipe ya Sport yari ifite abakinnyi bafite contrat. Ngira ngo twakomejwe tubigarukaho. Iyi kipe kugeza kuri ubu ngubu izasigarana abakinnyi bagera kuri 14 mu bakinnyi bagera kuri 35 yari isigaranye yari ifite sezishize. Byumvikane ko abagera kuri 21 aba bose bazakomeza kugenda basezererwa muri ikipe ya Rayon Sport. Uretse ku ikipe ya Sport yasezerera abakinnyi bagera kuri 21, ariko muri abo bakomeje kugenda bavuga ko basezerewe harimo ikipe ya Sport igifitiye amafaranga igomba kubanza kwishyura. Ikipe ya Sport kugeza kuri ubu ngubu yakomeje kugenda iganiriza bamwe ndetse n'ibirarane by'imishahara y'amezi agera kuri 2 abakinnyi ikipe ya Sport yari bafitiye bamwe na bamwe iri kugenda ibishyura gake gake. Ariko ikipe ya Sport harifite ibirarane by'amarokritema itigeze iha umwaka ushize w'imikino. Abo bakinnyi yo kugeza kuri ubu ngubu ntabwo bari kwitabira imyitozo y'ikipe ya Sport. Bamwe bati ni gute ikipe ya Sport iri kugura igaha abandi amafaranga, nyamara twebwe tukaba tugiye kumara hafi umwaka wa kabiri ikipe ya Sport itaraduha amafaranga yacu, banze gutangira imyitozo batarabona amafaranga yabo. Muri rusange na ikipe ya Sport rero yakomeje kugenda ishyira itangazo hanze yuko kubera ubuke bw'abakinnyi ifite itabasha gukora imyitozo kuri uwo munsi, birangira yemeje yuko iyo myitozo isubitswe. Rayon Sport iraza kubikomeza kugenda isubukura iyo myitozo uyu munsi, no kuza kureba abakinnyi bari buze kwitabira. Gusa nyine hari kuvugwamo nyine abakinnyi bamwe batari buze kwitabira kubera ibibazo by'amafaranga bafitanye n'ikipe ya Rayon Sport. Ubwo no kuza kuba dukomeza kugenda tureba. Mohamed Cheri ni umwe mu bari buze kwitabira imyitozo, ni umukinnyi umutoza yazanye, umutoza kipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda akuriwa mu gihugu cya Tunisia, ndetse akomeza kugenda yemeza yuko uyu mugabo bita Mohamed Cheri ntageragezwa ari buze kuba akomeza kugenda akora mu ikipe ya Rayon Sport. Byumvikane ko Mohamed Cheri ni umukinnyi utegereje ikipe ya Rayon Sport nyine yuzuza byose, ubundi mukabona ikipe ya Sport yemeza uyu Mohamed Cheri, kuko umutoza w'ikipe ya Sport akomeje kugenda avuga ati uyu ni umukinnyi w'ikipe ya Sport. Ayo ni amagambo umutoza w'ikipe ya Sport akomeje kugenda avuga yuko Mohamed Cheri ari umukinnyi w'ikipe ya Sport, atari umukinnyi ushidikanywaho, atari umukinnyi uje mu igeragezwa mu ikipe ya Rayon Sport. Si ibyo gusa ariko muri ikipe ya Rayon Sport tukiri mu bireba n'abakinnyi, hari umusore w'umunya Congo, uyu bamwita Tony Kitoga. Uyu Tony Kitoga ni umukinnyi wakomeje kugenda aganira n'ikipe ya Rayon Sport uburyo yakomeza kugenda yikinira. Ariko ikipe yakiniraga ni ikipe yo mu gihugu cya Congo, ni ikipe yitwa Bukavu Dawa, ikomeza kugenda ivuga yuko bitapfa gukunda gutyo gusa ko uyu musore asinye muri Rayon Sport mu gihe batarabona amafaranga agera kuri miliyoni 15.
Rayon Sport kimara kumva ekipe ya Bukavu Dawa ibaca miliyoni 15 isi ikomeza kugenda ibihagarika iravuga iti ntago twafata uyu musore ngo tumutange miliyoni 15. Rayon Sport bivamo gusa uyu mukinnyi Tony Kitoga yaje kwegera ekipe ya Rayon Sport aravuga ati ngiye mumpe miliyoni 10, ngiye mumpe miliyoni 10 ngende niganirire n'ikipe yanjye ya Bukavu Dawa. Gusa ibiganiro biracyarimo hagati y'ikipe ya Sport n'uyu musore, ariko Rayon Sport avuga ati na miliyoni 10 twe ntago twaziguha kubera yuko nta hantu tugukuye hadanje hashobora gutuma tuguha miliyoni 10 kubera ko ntago wenda imibare ntago uri umukinnyi uvugirwa n'imibare wenda tuvuge ngo sezishize wari ufite assists nizi ibitego ibi nibi. Ati rero ibyo byose ntago bikuvugira ku buryo twahita tuguha ayo mafaranga nubwo twakubonye mu irushanwa rya Esperance Tournament tukabona ko uri umukinnyi mwiza, ariko ayo mafaranga ntago twayaguha. Gusa uyu musore bita Tony ni umwe mu basore bitezweho mu Nzove ko uyu munsi barazi ko bakomeza kugenda bakora imyitozo. Ni umusore ekipe ye yarasezerewe muri iyi mikino ya Esperance, yaje gutsindwa ibitego bigera kuri 3 ku busa. Ekipe yaje gutsindwa 3-1 ikipe ifite mu kapiteni kabisa z'umupira, ariko nyine yaje kugira gutya irasezerwa. Byitezwe ko rero uyu Tony Kitoga ni umwe mu bakinnyi bari buze ko bakomeza kugenda bagaragara mu myitozo, we n'uwitwa Mohamed Cheri bombi baraza ko bakomeza kugenda bagaragara mu myitozo. Ni abakinnyi bashyashya. Abandi bakinnyi ni umukinnyi w'umurundi ikipe ya Sport yaguze bita Musore Prince, nawe byitezwe ko agomba kugaragara. Gusa amakuru dufite nuko Musore Prince kugeza kuri ubu ngubu ataragera mu Rwanda, dore ko yamaze gusinya agasubira iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Gusa n'umwe mu bategerejwe. Abandi ni Selmogo Al Omar ushaka kuzaba ari vice captain mu ikipe ya Sport, cyangwa se akaba yakwambara n'igitambaro cy'ubukapiteni, mu gihe umusore bita Yusudiyanye nyine wenda umutoza aza guhitamo ko atari we ucyambara, kuko abantu benshi babona yuko umusore bita Yusudiyanye ari we akaba yambara igitambaro cy'ubukapiteni muri iyo kipe ya Rayon Sport. Ni byinshi bikomeza kugenda bivugwamo. Ikindi gikomeza kugenda kivugwa muri iyi kipe ni ibirebana nuko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa rivuga yuko rititeguye gutanga uburenganzira cyangwa se n'ilisanse ku makipe agomba gukina icyiciro cya mbere Rwanda Premier League ndetse n'icyiciro cya kabiri n'icyiciro cya gatatu atujuje ibisabwa. Baje gushyira hanze amakipe agera ku 10 arimo n'amakipe y'abana n'abategarugori atarujuje ibisabwa, bavuga yuko aya makipe ashobora kudakina Rwanda Premier League igihe atakemura ibibazo aya makipe afitanye n'abakinnyi ndetse n'abatoza ndetse n'andi makipe ku giti cyayo. Ako nk'ikipe ya Sport tugiye kuyigarukaho turebe ikibazo ifitanye n'ikipe ya Gatsibo na Academy Gatsibo bivuga ko gafitanye ikibazo n'ikipe ya Sport. Byose turabigarukaho. N'amakipe rero menshi yagiye akomeza kugenda ashyirwa hanze n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, aho Rayon Sport kugeza kuri ubu ngubu isabwa kwishyura uwitwa MBUSA KOMBI Billy. Uyu ni umugabo wakiniye ikipe ya Rayon Sport aza no kuyitoza. Uyu mugabo rero ikipe ya Rayon Sport ikabimubereyemo amafaranga. Iza kuri ubu rero amakuru dufite nuko ikipe ya Rayon Sport nitishyura Billy ndetse ngo yishyure n'Academy Gatsibo, ntago ikipe ya Rayon Sport izemererwa kuba yakomeza kugenda ikina Rwanda Premier League. Bivuze iki? Academy Gatsibo ni hamwe hagiye haturuka ba Jaber, bivuga ko ekipe ya Rayon Sport amafaranga yagiye basigaramo kandi igomba kubishyura. Ubwo rero bikavuga ko rwose ikipe ya Rayon Sport igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibanze ikemure ikibazo cyayo ifitanye n'aka Academy kayireze muri Ferwafa Gatsibo, ndetse ikipe ya Rayon Sport ikemure n'ikibazo ifitanye n'uwitwa MBUSA KOMBI Billy cy'amafaranga kugira ngo ibe yakwemererwa gukina. Indi ni ikipe ya Kiyovu Sport ifitanye ikibazo n'umusore bita Nkinzinga Fiston. Uyu nguyu yakomeje kugenda arega ikipe ya Kiyovu Sport ndetse arega n'ikipe ya Mukura uyu Fiston. Amakipe y'abari n'abategarugori agiye atandukanye nayo kugeza kuri ubu ngubu afitiye ibirarane by'amafaranga abakinnyi bayo bagiye batandukanye, abakomeje kugenda nyine bayarega. Ubwo byumvikane ko rero ku ikipe ya Sport birayisaba kuba yakora ibishoboka byose kugira ngo ibe yakwishyura ubundi yemererwe gukina Rwanda Premier League. Byumvikane ko ibi ni ibibazo byakomeje kugenda bigaragara, ariko hari ibindi bibazo by'abatoza kabisa bakomeza kugenda bavugwa mu ikipe ya Sport, nk'umutoza bita Robertinho, nubwo ikomeza kugenda bivuga ko perezida w'ikipe ya Sport Bwana Paul Muvunyi yaba arakomeje kugenda aganiriza Robertinho kugira ngo ikibazo Robertinho afitanye n'ikipe ya Sport bakomeze kugenda bacyoroshya cyangwa se babongera iminsi, dore ko
ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryari ryabaye kugeza kuri 27 z'ukwezi kwa gatandatu. Izo tariki zararenze, byumvikane ko Robertinho yakomeje kugenda yumvikana n'ikipe ya Sport, dore ko binavuga ko rwose Robertinho ari inshuti cyane y'umugabo bita Paul Muvunyi. Kugeza kuri ubu ngubu rero ngo ibiganiro byagenze neza, nubwo Robertinho nyine atabona amafaranga yose. So ntago ari we gusa kuko hari abakinnyi ikipe ya Sport ifite ibirarane. Ngira ngo kapiteni ikipe ya Sport Muhire Kevin ubwo yakomeza kugenda aganira n'itangazamakuru, yakomeje kugenda avuga yuko biteguye gukora akazi kabo. Ayizeza abakunzi b'ikipe ya Sport yuko ikipe ya Sport n'abakinnyi be muri rusange, avuga ati ikipe ya Sport ntabwo ijya yambura, uko byagenda kose izabishyura, mwebwe mukine mushyizeho umutima, Rayon Sport izabishyura. So ngayo nguko rero ibikomeza kugenda bivugwa mu ikipe ya Rayon Sport, by'umwihariko ariko birebana n'ibyo by'amadeni ikipe ya Sport ifite, birebana n'amarokritema itararangiza, dore ko kugeza kuri ubu Urushema Chris ikipe ya Sport amaze kumusinyisha Serumogo Omar ni umukino ikipe ya Sport, abo ngabo ndetse n'umuzamu kabisa w'ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ngubu nawe witezwe, bamwita Brisa Koyate, nawe n'umwe mu bitezwe ko agomba kugaragara muri ikipe ya Rayon Sport. Byumvikane ko n'ikipe kugeza kuri ubu ngubu iri mu biganiro n'abandi bakinnyi bahoze bayikinira. Byumvikane ko uwitwa Niyonzima Olivier Sefu, amakuru mfite nuko ari umwe mu bari kuganirizwa kugira ngo agume muri squad y'ikipe ya Rayon Sport, na Kanamugeroje bombi n'abakaseri bashobora gukina kuri gatandatu, nubwo Sefu afite na carte azo kubakina ku munani. Ni mu gihe kandi atari abagabo gusa bakomeje kugenda baganirizwa muri ikipe ya Rayon Sport. Hari kuvugwa umwana bita Ayman. Uyu musore bamwita Jabir, ni umusore w'umunyarubavu, umusore usatira uco ku ruhande rw'ibumoso. Ni umusore yo kugeza kuri ubu ngubu ukomeje kugenda avugwa mu ikipe ya Sport, nubwo kugeza kuri ubu ngubu bivuga ko Ayman agifite amasezerano y'ikipe ya Etincelle. Ubwo rero byumvikane ko haracyari mu rugendo kugira ngo ikipe ya Sport ibe yamwegukana, gusa ariko ikipe ya Sport ishoye amafaranga yamwegukana, ko agukura umukinnyi muri Etincelle umujyana mu ikipe nka Rayon Sport ntago ari ibintu bikaze cyane. Ikipe ya Sport yamwegukana, ariko nyine no kuza kubikomeza kugenda ireba. Ni ikipe ya Sport ishobora kugorwa n'ikibazo cy'abakinnyi b'abanyarwanda, ko kugeza kuri ubu ngubu ikipe ya Sport yaraguze, igura neza, igura abanyamahanga benshi, na n'ubu kandi igikomeza kugenda ishaka n'abandi, ariko biri kugera ku banyarwanda ugasanga ikipe ya Sport ifite bake. Kuko nujya kureba urasanga wenda nko mu izamu nta munyarwanda ikipe ya Sport ifite wabanzamo, kubera ko ifite Brisa Koyate ni umunyemari, ikagira umusore bita Passion Dikuriyo ni umurundi. Nujya kuri kabiri urasanga wenda Serumogo Sava, nujya kuri gatatu kugeza kuri ubu hafite musore Prince ni umunyamahanga. Nujya mu mutima wa defense urasanga Omar Nyingi na Yusu Diagne, gusa bafite na Rushema Chris. Wenda nujya kubalansinga urasanga kugeza aho ngaho muri defense aho birangira harimo abanyarwanda bagera kuri babiri. Nuramuka ugiye kureba indi myanya yose iri mu ikipe ya Sport, nko kuri gatandatu umva ni umunyamahanga uko byagenda kose. Kuko ikipe ya Sport gushaka abakinnyi bazayifasha mu mikino nyafurika CAF Confederation Cup, nta munyarwanda ifite uri tayari wakina kuri gatandatu. Kanamugeroje ntago arongerwa amasezerano, gusa birashoboka ko ashobora kongerwa amasezerano. Kanamugeroje ibiganiro bigeze kure n'ikipe ya Sport, we amasezerano araza ko akomeza kugenda yongera. Ariko nujye kureba nko ku munani na ikipe ya Sport irazana umunyamahanga. Byumvikane ko kugeza kuri ubu ngo bafite umusore w'umurundi bamaze kugenda basinyisha bita Gloire Tambwe. Ngira ngo abantu baramubonye n'umusore ikipe ya Sport yerutse kwerekana w'umurundi, bivuga ko rwose ikipe ya Sport yamuguze agera kuri miliyoni 10. Akaba ari umukinnyi ushobora kujya ahembwa miliyoni y'amanyarwanda, bamwita Tambwe Gloire. Ni mu gihe nujya ku ruhande urasanga Basane, nujya ku rundi ruhande byagorana. Gusa wenda ikipe ya Sport iramutse iganirije umwana bita Ayman, ashobora wenda kuzaba ari umwe mu bakinnyi bashobora kuzayifasha asatira aca ku ruhande. Nujya kuri atake aho hose urakomeza kugenda wasanga abanyamahanga. Muri rusange utereye amaso mu ikipe ya Sport, ugahera mu izamu ukageza imbere, abakinnyi bafite ubushobozi bwo kuba babanza mu ikipe ya Rayon Sport ndi kubona iri kubaka, iri kwifuza, n'abakinnyi bagera kuri babiri b'abanyarwanda. Mu gihe Rwanda Premier League iteganya ko abanyarwanda bagera kuri 5 aribo bagomba kubanza mu kibuga. So ahangaha rero bitamva ko ari ihurizo rikomeye cyane ku ikipe ya Rayon Sport igomba gushaka abanyarwanda, nubwo bakomeza kugenda bavuga bati mu banyarwanda twari dufite umwaka ushize w'imikino ababanzaga mu kibuga bagera kuri 5, 4 muri bo baratugambaniye. Bene equipe ya Sport bavuga ati nubwo umwaka ushize w'imikino twari dufite abanyarwanda benshi, ariko 4 muri bo babanzaga mu kibuga muri 5. Byumvikane ko umwe niwe Muhire Kevin niwe bavuga ati wenda uko biri wenda yaratubaniye,
ariko abandi bakinnyi uhereye mwiza mu Kadimi Ntiyemerewe ntago ari umunyarwanda, ariko nujya kuri gatatu Bugingo Hakim bavuga ko ari umwe mu bakinnyi babagambaniye. Ombolenga kuri kabiri ni umwe mu babagambaniye. Aimable Mutima wa Defense ni umwe mu bavuga ko babagambaniye. So nujya kureba rero ugasanga Iraguha Haji w'umuwinga ni umwe mu babagambaniye, bakavuga ati abanyarwanda byibuze 4 muri 5 babanzagamo baraduhemukiye. Ariko nanone iyo ntabwo yabiturufu yo kugira ngo ikipe ya Sport idashaka abandi bakinnyi b'abanyarwanda bashobora kuzayifasha. Abakomeje kugenda bavugwa by'umwihariko abasatira baca komande, ari kuvugwa uyu musore bita Ayman, ni umwe mu bakomeje kugenda bavugwa ko ashobora kwinjira mu ikipe ya Sport. Ni mu gihe kandi yakomeje kugenda hanavugwa n'abandi bagiye batandukanye. Amakuru yakomeza kugenda afata witwa Kwitonda Alebaka akamwerekeza mu ikipe ya Sport. Kugeza kuri isaha ekipe ya Sport barareba akavuga ati nta mukinnyi uzongera kuva mu ikipe ya APR ngo aze. Angira ngo murabizi ko mu minsi ishize umugabo bita Gacinya Chance Denis ndetse n'umusore bita Irambona Eric Gisa ibi barabishwaniye ndetse biza gucamo ibice mu ikipe ya Rayon Sport, aho abantu bamwe bavugaga bati ibi ntago bikwiye ko umusore nka Irambona Gisa ashobora guhangara umugabo nka Gacinya amubwira ati ntabwo ibingibi bizakunda, ntabwo tuzongera kwemera abasore bavuye mu ikipe ya APR Football Club ako bazinjira mu ikipe ya Rayon Sport. Ibyo ni ibyatangajwe n'uwitwa Irambona Gisa waje komeza kugenda aba inzitizi ku bakinnyi baturuka mu ikipe ya APR Football Club berekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Bivuga ko rwose uwitwa Irambona kimwe mu bintu yaciyeho akarongo akavuga ati kuva mwabahamagara ngo nze muri ikipe ya Rayon Sport nze kubafasha, nanjye kimwe mu bintu nzakomeza kugenda ndinda nuko hari abakinnyi bazongera guturuka mu ikipe ya APR Football Club berekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Bamwita Irambona Eric Gisa. Turebye yandi makuru akomeza kugenda avuga kugeza kuri ubu ngubu nuko ikipe ya Rayon Sport komeza kugenda avuga ko n'ubundi umwuka utari mwiza mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, nubwo iri kugira gutya igasinyisha igakora ibishoboka byose kugira ngo ikipe ikomeze kugenda yitwara neza, ariko baravuga ko umwuka utari mwiza mu ikipe ya Rayon Sport cyane cyane kubireba no guhuriza ku bakinnyi ikipe ya Rayon Sport ko igomba kugenda irokrita. Ibi byose rero ngo ni imwe mu bikomeje kugenda biteza akavuyo muri ikipe ya Rayon Sport ku buryo kugeza kuri ubu ngubu rwose mu buyobozi batari kugenda babyumva kimwe. Gusa nyine n'ikipe ikomeje kugenda yitegura imikino nyafurika, akaba n'ikipe ikomeje kugenda yitegura umunsi w'igikundiro, ngira ngo ni umunsi ikipe ya Rayon Sport igomba gukinamo n'ikipe ya Young Africans. Kugeza kuri ubu ngubu perezida w'ikipe ya Rayon Sport amaze iminsi mu gihugu cya Tanzania, araza kuhamanuka yamaze kudiringa n'ikipe ya Young Africans uburyo ishobora kumanuka i Kigali. Ibintu biki bisabwa byose barakomeza kugenda babishyira hamwe, mu gihe kandi byitezwe ko abakinnyi bakomeje kugenda babatira bagera kuri 2 nawe ikipe ya Sport ikomeza kugenda itegereza igisubizo. Byinshi rero bikomeza kugenda bivugwa, ubwo no kuza gutegereza tukareba se mu ikipe ya Sport bihagaze gute, ese abakinnyi bakomeza kugenda baganirizwa baraza kwakomeza kugenda basinyishwa, dore ko kugeza kuri ubu ngubu nyine bidakomeza kugenda bivugwaho rumwe, aho nyine bamwe mu bayobozi bw'ikipe ya Sport bavuga ati kana karasinya, abandi bati wapi. Witwa Tansele ngira ngo ni umwe mu bari baganirijwe n'ikipe ya Sport, ndetse bamwe baramwemera baranavuga ati rwose uyu agomba no kujya ku biro by'ikipe ya Sport agasinya, ariko ageze ku biro bamwe baravuga ati uyu nguyu nta kirimo, ntago ari umukinnyi ukwiye kuba akomeza kugenda asinya mu ikipe ya Sport. Byumvikane ko rero akugeza kuri iyi saha navuga ngo mu ikipe ya Sport ntago umwuka ari mwiza, ariko ni ikipe yiteguye guhangana by'umwihariko ku mikino nyafurika ndetse no muri shampiyona, avuga ko bari tayari.